Amazina witwa nde? Nitwa Maniraho Joseph. Waba usanzwe unzi cyangwa no bwa mbere umbonye? Ni bwa mbere nkubonye ariko nari numvise ikiganiro wari uri kuri radio. Wanyumvishe kuri radio Umucyo. ngiye kugusengera Imana. Kuri mwamukoze. Wanyumvishe kuri radio ufata icyemezo cyo kuza gusenga. Imana irambwiye niyo yagukuyaho waruri kuko wagombaga kuzapfa kuwa gatandatu. Uyu munsi turi kuwa gatatu, kuwa gatandatu bari kuzashingura ubuzima bwawe. Musore, Imana irambwiye ngo barakuroze, bafashe intanga zawe baraziroga. Ibi ndabikubwira nk'umuhanuzi w'Imana. Tuzamura icubahiro cy'Imana. Tera haleluya eshatu. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Imana niyo yagukuyaho waruri, irambwiye ngo igiye kuguhereza agakiza. Niyamara kuguha agakiza ukorera Imana. Imana irambwiye igihe nari ndimo ndabwiriza kuri radio, Imana irambwiye ngo wari umaze kuva hejuru y'inda ya mwari muryamanye. Hallelujah! Igihe nabwirizaga kuri radio wari uryamanye n'umukobwa. Yego nari nahavuye. Umaze kuryamana n'uyu mukobwa, Imana irambwiye ngo igukuyeho umwanda wa sida kuko waje mu nzu y'Imana. Hallelujah! Wagiye mu kabari? Nari nakarayemo. Unyumva ndi kubwiriza kuri radio? Nari nakarayemo nanakiriwemo. Ako kabari wari urimo wahasanze umukobwa uramugura ntabwo muzi. Yego. Naguhaye microphone ngo mvugishe. Byari byo. Umaze kumugura muraryamana? Turataha. Mumaze kuryamana? Arataha. Ufunguye radio wumva ndi kubwiriza? Nahise fungura kuri radio Umucyo niho nahize muza. Imana irambwiye ngo niyo irokoye ubuzima bwawe, bari baravuze ko utazashaka, Imana irakubohoye none. Urupfu rwari rugiye kukubaho, nabonaga wari uri hejuru ibikura bize. Ibikwa urabizi? Nabonaga uri ahantu umeze nk'umuntu wubakaga. Ukora ibiki mu buzima busanzwe? Ndi umufundi. Uri umufundi. Nabonaga wari uri ahantu kugikwa hejuru, ngiye kubona mbona abadayimoni baragukaraze witura hasi, mbona urapfuye uvuye mu mwuka. Uko niko Satani yaragiye kuguhemba kuva waje gusenga uyu munsi. Imana igukuyeho urupfu. Imana irambwiye umaze igihe kinini ukora ariko nta mafaranga ugira. Amafaranga yose wabonaga wayajyanaga mu ndaya no mu kabari, niho ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe byibereye. Byabaga biri. Iyo wakoreraga amafaranga ukimara kuyashaka wahitaga ujya gushaka indaya, kuko ufashe icyemezo otesi. Dore Satani ndabona hari n'umwuka wo kwikinisha yari yaraguteye. Imana irambwiye ngo kuva uyu munsi Imana ibohoye ubuzima bwawe. Izina rya Yesu ndashima. Uzakorera Imana, uzavamo umukozi w'Imana ukomeye. Kuva uyu munsi ntuzasubire mu kabari ukundi. Izina rya Yesu. Ugende wihana ukizwe. Ngukuyeho uyu mwuka. Genda ujye kwicara, Yesu arakubohoye. Hallelujah. Kadukomere Yesu amashyi. Imana ntabwo izemera kukugwa n'isoni. Mubwire ngo niba warasenze Imana ntizemera ko wandagara. Niba waravuganye n'Imana, izo ntambara ntizigutera ubwoba, ayo makuba ntagutera ubwoba. Imana izagutabara mu izina rya Yesu. Imana yavuganye nanjye muri iri teraniro, igiye kuguhereza umuryango wo kwinjiramo ngo utabagwe nayo.
Imana igiye kuguhereza umuryango wayo, umuryango w'Imana. Mwese mutunge ibiganza hano. Haze protokole hano. Wa musore naze hano. Ivo kanze gweno hano musore. Vamo. Ndagutegetse nona. Vamo wanzoka ngureba. Vamo wanzo. Vamo. Vamo. Vamo wanzoka we. Vamo. Vamo. Vamo wanzoka we. Vamo. 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 Vamo nona ndagutegetse. Mwizina. Vamo wanzoka we. Vamo wanzoka we. Daimoni urinde wowe. Nyabingi. Mutunye ibiganza hano. Navuye kwa Nyiramatama. Wavuye kwa Nyiramatama. Nyiramatama Florida. Ndi nyirasenge. Niho naje nturutse. Naje ari ninjoro. Icyo gyaragiye no kunkubita. Nyine bari banyohereje ngo nze muriki. Nari ndi mu nzu yiwabo. Uyu mwana kubera kuko nakunda gusenga. Ubwo yabanje kugira ubwoba ariko aravuga ati mu izina rya Yesu ati navuye gusenga nta kuntu umudayimoni yandusha imbaraga. Ubwo mu gihe azanye Imana agiye kunkubita mba ndamucitse aravuga ati Mana undinde ibyo baba bohereje muri iyi nzoka. Uyu mwana akunda gusenga. Mumunyuramo munyuze mu nzoka. Igo. Ndagutegetse vamo nonaha. Vamo wanzoka we. Mureke. Murekure. Vamo wanzoka we. Vamo. 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 Ndagutegetse nonaha. Bisekite. Turi no munda. Muri bangahe? Yewe. Turi batatu ariko twari beshi cyane. Ndagutegetse muvemo. Batatu. Iyo mujemo mutera muturuka he? Duturuka kwa Nyiramatama Florida ho kwa Nyirasenge twavuze. Amarimbi munyuramo nayahe? Amarimbi tunyura kuri stade y'Inyanza, hari Inyanza kuri stade urahazi mu majyepfo. Kuko niho baba uwo mwana. Je uranze dayimoni. Wowe uri umukozi w'Imana ufite n'amavuta menshi n'umuriro utwika abadayimoni. Komera Imana amasha abadayimoni bajya bamenya ko dufite imbaraga. Ngiye kugutwika ngutwike? Yego. Ngutwike? Yewe. Twamubujije no gukora ubukwe maze. Mwamubujije gukora ubukwe? Twese fire! Twese fire! Mufatire mu gituza musengere, mufatire mu gituza. Wowe mufata umwiyegamiza musengere Imana. Tuzamura ibiganza byacu. Umutunga ibiganza ngiye kumusengera Imana bohoka. Agarara hano. Sitelebotese. Ndagutegetse nonaha. Twese fire! Twese fire! Uragenda dayimoni. Ndagutegetse nonaha uragenda. Ndagenda. Ntabwo uzagaruka. Ntabwo nzagaruka. Urahiye? Ndahiye. Aho yagiye urahazi? Yewe twibazaga ahantu yagiye twaranamubuze nituzi. Uyu munsi ahari urahazi? Ntabwo mazi. Ugiye kuhamenya. Twese fire! Twese fire! Nenaho yagiye wamenye wamaze kuhamenya? Yagiye gusenga. Akunda gusenga ariko cyane twebwe tukabyanga. Ndagutegetse vuza induru wa murozi we umurekure. Uragiye? 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 Ndagiye. Uragiye? Ndagiye. Komera Imana amashyi menshi. Reba hano. Uraho. Amahoro meza. Amahoro. Urakomeye. Ni gakeya. Kaduhereze Yesu icyubahiro w'i Nazareti. Imana irakubohoye. Imana ikubakiye urugo. Haleluya. Bari baragutanze muri Nyabingi. Imana ikijije ubuzima bwawe. Munyemerere dukomere Imana amashyi menshi cyane. Komera Imana amashyi menshi cyane. Ababyeyi tuvugiriza Imana impundu. Ayo mashara y'Imana. Zamura haleluya. Najya kwicara. Imana irambwiye ngo igiye kuza kugira umuntu udasanzwe. Yego. Mu muryango iwanyu nta muntu n'umwe uzamera nkawe. Icya kabiri Imana irambwiye ngo kuko waje gushaka Imana
hari urwego rumwe gukuyeho igiye kugushira ku rundi rwego. Uzaba uwo kwifuzwa kandi uzifuzwa n'amahanga. Genda gwicare kuri iriya ntebe y'umuhanuzi yahoze yicayeho, ariho wicara. Kuko Imana ikugize umusirikare ariko unafite Yesu, kugira ngo ujye ubwiriza abantu mu izina rya Yesu. Ndakwicara hari fasha tuzamure. Haleluya, Haleluya. twongere tuzamure. Haleluya, Haleluya. uko wicaye aho urahava ufite amavuta yo guhanura. Amuna. Haleluya. Papa wowe tela haleluya. Haleluya. Waturutse he? Igatsibo. Gatsibo mu burasirazuba. Yego. Ninde wakuraritse? Nawe. Watubonye kuri YouTube? Yego. Abantu bazanwe na YouTube bazamura ibiganza. Aya mbega muri benshi. Yesu abaho umugisha. Papa, Yego. ufite umwuka w'inyatsi udashobora gutuma ugira icyo ugeraho. Yego. Uriho mu buzima bwo gupfundikanya butakoroheye. Yego. Mu by'ukuri wibaza icyo wakoze imbere y'Imana kikakuyobera. Uri umuntu ugira amahirwe menshi, ugira opportunity nyinshi, ariko iyo ugize ngo ugeze mu masezerano yawe, ibintu byose ntumenya ukuntu bikuvuyeho. Yego. Imana irambwiye ngo ibyo biganza byawe Satani yari yaramaze kubyanduza, ku buryo nta kintu na kimwe uzigera ukora ngo kiguhere. Yego. Imana irambwiye ngo iyakurinze urupfu rukomeye. Yego. Irambwiye ngo nuko yari gufiteho umugambi ko uyu munsi ugomba kuza gusenga. Niko byagenze. Imana irambwiye ngo wibuke igihe wari mu muhanda ugakora impanuka wagombaga gucika amaguru. Irampanuka kandi nawe uburyo yakubayeho ni ikintu cyaje kigutunguye utari witeguye. Yego. Umuntu wagonze ari he? Yarapfuye. Perime yawe barayitwaye? Yego. Urumva ko Imana ari Imana. Nawe wagize shoke. Yego. Uyifite he? Ku kaguru k'iburyo. Ukimara kumugonga ndabona harakurikiyeho ibintu bimeze nk'imanza, ariko ndagira nkubwire ngo bakimara gutwara perime yawe wahise winjira mu buzima burushaho kuba bubi burasharira. Yego. Wagerageje ibintu byose gukora byaranze. Yego. Imana irambwiye uyu mwanya tuvugana. Yego. Ku musozi aho utuye papa. Yego. Urasa neza ariko ikintu cyitwa amafaranga nta mafaranga ugira. Oya ntayo. Ya kugusengera Imana iguhereza kandi kazi. Amen. Imana igiye kuguhereza mu kwezi kwa mbere. Yego. K'uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Mu kwa 12 bitaragera kuri tariki 3. Yego. Hari akazi ugiye kubona. Ni umuntu ugiye kukwikundira gutyo gusa. Yego. Azaguha akazi, hanyuma uyu muntu Imana inyeretse azimuka akava ahantu atuye akajya Uganda. Yego. Mbonye agusigira mu nzu, Imana iguha gukorera amafaranga yanzu mbona urayiguze. Imana irambwira ngo uri mu bukode, Imana igiye kuguhereza inzu mu izina rya Yesu. Amen. Ukunde gusenga. Yego. No kugira ngo ubone transport ikuzana hano ntibyari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye, nayagujije. Nayo yayagujije. Niba ari umuntu utahanye Imana ugiye gutabagwa, uzagaruka hano nyuma y'ibyumweru 2 uje gushima Imana ko ari igitangaza cyaba. Amen. Ubuntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Ni kuki
ibyago biriho kandi byo haguruka nkubwire waturutse he nubwa mbere umbonye fata microphone mama humura nacuba gotera haleluya inde wakuraritse n'umwana wawe twajyaga duhura nyine tukavugana kuri telefone ariko akambwira tuzaze kujyana tugiye gusenga notaho umugoroba barambwira ati kora ibishoboka byose ariko ubwo nanjye nakoze ibishoboka byose ndaza nifuza kujya notaho umugurira akantu mama Imana inyeretse imirima yawe harimo abarozi batatu baguhagurukiye kugira ngo uzahinga ariko ntuzegere usarura ujye uhinga ugasarura wapi ujye usarura ntabwo nsarura ibikeye Imana irambwiye hari ubugwayi Imana ikuye mu mubiri wawe hari ibintu bari barabaterereje mu muryango kandi ibi bintu babateze agahu bamaze kubatega agahu muragafata mugakura mu murima murakajugunya mwigeze mubonamo agahu mu murima twarabibonye duhinga turi guhinga twarabibonye Imana irambwiye ngo biriya bintu byari bigiye kugaruka ku buzima bwawe bikagukunja amaboko n'amaguru ariko kuko wageze ku muhanuzi utahanye imbaraga bizaza ntacyo bizagutwara icya kabiri Imana yubakiye abana bawe kandi igiye kubaha amahoro mama yego mukecuru ukunda Imana ushake gusenga mu masohima niba ari umuntu uzakomera ni wowe amateka yawe Imana igiye kuyahindura ubuzima uri kunyuramo Imana irabuzi icyara aho ngaho ndajya nkubwira abari hakurya hariya haleluya abagabo bari hirya hariya haleluya hari umugabo waje nabonaga agenda didimanga urataha ni wuhe umugabo basohoraga bafasha uraza gutaha uri muzima wigenza ntawe ugufasha turamburire Yesu amaboko yacu Imana yacu irashoboye ni Imana itari bayari na nyuma ya zeri Imana igira gute ifata ibiriho ikabihindura ibitariho icya mbere dukeneye no gusenga mubwire ngo ukeneye gusenga bijya bifungura imiryango gusenga bijya bifungura amayira iyo umuntu yasenze ntabwo akogwa n'isoni urumva mugabo w'agatiriningi wowe ntuza kumukara mujyane microphone hariya wowe ninde wakuraritse ni wowe wamuraritse Imana iguha umugisha papa amahoro ya Yesu abane nawe twese hamwe usanzwe usenga se imbere narasengaga ariko ngasengera muri Kiliziya Gatolika nyuma nza kuvamo nigira nyine mu by'isi sinabica ku ruhande nibwo natangiye kongera kwigira mu bintu by'Imana gutya mu gatuza kawe mu gituza cyawe hano Imana irambwiye ngo umwijima wamaze kwangirika kandi mu kwangirika k'uyu mwijima Imana integetse kugusengera uyu mwijima wawe ukongera ukaba muzima narakoze kubera ko ngubwira impamvu cyaba ntabwo uri kubikura neza bigusobanurire nta kibazo wari ubizi se kugwaye ntabyo wari uzi Imana inyeretse Satani yaraguteje umwuka w'itabi uragenda uramanuka wangiza imyijima hano yawe unywa itabi vuga twumvikane ndarengo wa mugabo we Imana irambwiye ngo uragerageza ugakora ukiyiha icyuya ariko nta kintu ugeraho faranga y'intica ntikize nta kazi ugira umaraho gatanu uri umufundi yego ndashaka kugusengera Imana amen Imana ikabohora ubuzima bwawe amen Imana ikagukomeza
uyu munsi urafata icyemezo ureka itabi cyane. Oh, dukomere Imana amashyi menshi na ya Yesu. Inzoga se uraza kuzireka Cyane. ngo vuga ngo mwami Yesu, Mwami Yesu, kuva uyu munsi mbohora, kuva uyu munsi mbohora, ngiye kwakira agakiza, ngiye kwakira agakiza, sinzongere kunywa inzoga n'itabi ukundi, sinzongere kunywa inzoga n'itabi ukundi. mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Kadukomere Imana amashyi mu bohora.